Shalom shalom inshuti bakundwa n'Imana muri Kristo. Ndashimira Imana ku bwawe n'abandi nkawe. Ndashimira Imana ko itugirira neza buri munsi. Ndashimira Imana ko itubera amaso. Ndashimira Imana cyane cyane kubw'urukundo rwayo rusumba uko rumenwa. Hari ijambo nifuza gusharinga rivuga ngo urukundo rw'Imana rusumba uko rumenwa. Hari urukundo rw'Imana dutekereza twebwe abantu, buri wese avuga urukundo rw'Imana bitewe n'ibyo yarebesheje amaso ye, bitewe n'ibyo yabonye cyangwa se yabonye Imana imukuramo. Niba Imana igabura tukavuga, niba yaratugaburiye dushonje tukavuga Imana ni urukundo kuko yangaburiye, yaranyambitse what and what. Gusa hano urukundo turi kureba rutandukanye n'ibyo. Ni urukundo rusumba ibyo umuntu yakwibwira n'ibyo yamenya. Ahangaha rero Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 byaho. Ndashaka ko tuganira ku bice 5 byaho, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11. Ni amagambo meza atugaragariza urukundo rwa Yesu, urukundo yadukunze. Ni urukundo yadukunze atari uko twakoze neza, twagaragaye neza mu maso ye, twamukuriye kubw'icyo twakoze runaka, no. Ahubwo Pawulo yabibwiye neza Abaroma, aravuga ngo kuri 6 ngo tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mwanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana? Niko Pawulo arimo aravuga ahangaha kugeza ku 9. Arimo aratugaragariza urukundo Imana yadukunze, atari uko twakoze neza, atari uko twiyirije, atari uko hari ikintu gikurura Imana kuri twe, ahubwo kuko Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. So rero urwo rukundo rwayo, iyo kamere yayo y'urukundo, ako kamero kayo niko kayiteye gukunda isi ititaye uko tumeze. Icya mbere twari mu mwijima, kubw'ibyaha twari dupfuye, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Nta kintu cyakururaga Imana kuri twe na kimwe cyari gutuma ivuga ngo reka nshungura aba bantu, no. Twari abanyabyaha, noneho ijambo ritubwira ko twe dukwiriye gucirwaho iteka. Twari dukwiriye gucirwaho iteka kubw'ibyaha byacu, kuko ijambo rivuga ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Rero icyo nicyo cyari kidukwiriye. Ariko hari igitangaza cyabayeho gitangaje cyane. Aho kugira ngo Imana ize mu isi ije kuduciraho iteka, yajije kugira ngo ahubwo iduhe ubugingo bwayo, tubeho iteka, tubeho ubuzima bwayo, tubeho mu buzima bukwiriye cyangwa se idukize. Aho kugira ngo ducirweho iteka, yaje kutwereka inzira dukwiriye kunyuramo, yaje kutwereka amakosa yacu kugira ngo duhunge tureke, yaje kudukiza urupfu rw'iteka ryose. Aho kugira ngo imanuke ije kuduciraho iteka, yaje ije kuduha ubugingo buhoraho. Aho kugira ngo ize kuduhanira umwijima twarimo n'ibyaha, yatuzaniye gukiranuka kwayo. They are powerful. Imana yakoze umurimo ukomeye, urukundo rwayo. Uyu munsi biragoranye ngo niko n'ijambo rivuga ko biragoye kwitangira umuntu no kwitangira umuntu wakoze neza biragoranye. Ariko twe tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yaraje aradupfira, yaraje aduha ubuzima bwe, yaraje aratuzura mu rupfu aho twari turi, yaraje atumurikira umucyo we kugira ngo tuve mu mwijima. Imana ishimwe cyane. Ni urukundo rw'Imana ruruta urw'umuntu yamenya. Niyo mpamvu nayihaye iyi topic yuko ari urukundo ruruta urw'umuntu yamenya. Mu bantu hari uko dukunda, ariko kandi n'Imana hari uko ikunda. Imana ni urukundo. Ntiyaturebeye mu ishusho yo kwandura n'ububi, twarabo kwangwa yari kuduhunga, ariko ntago ari uko yatubonye. Yaturebeye mu rukundo n'imbabazi, imanurwa natwe, ngewe nawe, kugira ngo ize itwitangire, kuko ibyaha twakoze twe dukwiriye kurimbuka, ariko iraza kugira ngo izo soni n'ubwo bubi bwose byishyireho, aba ari yipfa mu cyimbo cyacu.
ariko papasi yayo yabigaragaje mu Befesi igice cya mbere cyaho ko papasi yayo ko ari ukugira ngo izaduhindura abana bayo. Nibyo yakoze rero ubwo yazaga mu isi yamanukaga, iza kugira ngo tubone ubuzima, iza kugira ngo tube abana bayo. Imana yaje kutubyara kugira ngo idutandukanye n'umubiri n'icyaha, itugira abana bayo, abana b'umwuka, abana b'Imana bayoborwa n'urukundo, abana b'umucyo. Haleluya! Imana yaje kugira ngo iduhindure abana b'umucyo. Ibyo byose yabikoreye muri Kristo. Rero yaramwohereje. Kristo muri Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 5 aravuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Igice cya mbere cyo umurongo wa 4, muri Kristo harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yaje kugira ngo atumurikire tube mu mucyo, yaje kugira ngo aduhe ubuzima tubeho, twe kongera kuba imbata z'ibyaha, twe kongera kuba ba kamere. Ibyaha byacu ngo yabyikoreye mu mubiri wabibamba ku musaraba, kugira ngo twe kongera kubaho mu mubiri w'ibyaha ukundi, ahubwo tubeshweho nawe, ngo tugire ibyiringiro bizima, ngo abariho bose babeshweho nuko bamwizera. Haleluya! Ese wizera Kristo? Niba urizera Kristo, dukwiye kubeshwaho na Kristo. Kristo yaje kugira ngo abe ari utubeshaho, ubwo ariho aba aribwo natwe tubaho kuko nawe ariho. Nicyo gituma Kristo atarimo ubuzima, Kristo atarimo ubuzima butizera Kristo buba bupfuye, ubuzima budafite igisobanuro, ubuzima budafite icyerekezo. Nibwo ubuzima budafite Kristo uko bumera. Ariko twebwe abafite Kristo, abizera Kristo, turi bazima, turi abatsinzi, twabatuwe ku cyaha, twakuwe mu byaha, ndetse ubu turi mu bugingo bwa Kristo. Umunsi kundi aradutwara, aratuyobora. Ndi hano kugira ngo nkomeze kukubwira urukundo rw'Imana.